yesterday. We ate yesterday. Why was saying that? I brought a lot of food. Where is it? We ate yesterday. If you don't want to answer me, let me go to drink beer. Useless mom. Oh, I'm so hungry. Where is my titty boy? Mama Ineza, come my husband. Come here. I want you. Yes, I'm coming. Hey, noneho bakunzi b'ikiganiro cyacu uyu munsi kabisa, noneho ibintu birakaze nkuko mugiye kubireba muri iki kiganiro. Nawazaniye noneho ikiganiro cy'abana, sketch y'abana bo muri Golden River Academy. Iki ni ikigo giherereye mu murenge wa Bumbogo, mu kagari Kangara, uzamutse gatoya mu birembo. Uvuye mu birembo ugana uzamuka gatoya usa n'ugana ku murenge wa Bumbogo, na ugeze mu ikorosi utarashika mu gasantere Kangara, ni icyo kigo kiri cyitwa Golden River Academy. Kigamwa abana rwose bafite impano, abana bameze neza, abana bakora ibintu nawe ukumva bishimishije umutima wawe. Ndakurarikira rero bakunzi b'iyicano yacu, b'umurongo wacu, ndakurarikira kugira ngo uyu munsi wa none ntucikwe n'iki kiganiro, kuko iki kiganiro ugiye kureba ni ikiganiro kigiye kwereka ukuntu abana bo muri Golden River Academy bafite impano kandi bashoboye gukora. Ahubwo wowe nureba iki kiganiro ukabona biragushimishije, ukabona birakunejeje, aba bana uze umfashe tubatera inkunga kugira ngo izi mpano zabo zizamuke zijye mbere. Uyu munsi rero ntucikwe n'iki kiganiro, waba uri umubyeyi urerera muri iki kigo cya Golden River Academy. Iyi channel uhite wowe ukanda subscribe, ukande like muzigira nyinshi cyane, kandi ndetse na commentaire y'ukuntu muzaba mwabibonye nazo muzishyireho kugira ngo ewana noneho nje mbereka impano ziri muri aba bana. Namwe mwirebere nyine, mwirebere ukuntu iyi Golden River Academy ifite abana ewana, ifite sinzi ukuntu nabikubwira, ifite abarimu bashoboye kwigisha neza, ifite donc ni ikigo gifite gahunda, gifite vision, gifite ireme ry'uburezi, gifite ireme donc abana bo muri Golden River bafite uburere bwiza. Hanyuma aka gakiniro bagiye kudukinira aba bana kwitegereze neza, ni agakino kagiye kutwereka ukuntu ababyeyi hari igihe kimwe na kimwe bishinga inzoga noneho bagasinda, ariko bakirengagiza ibibazo biri mu rugo iwabo. Ugasanga inzoga zarabatwaye, ugasanga inzoga zatumye bata gahunda, inzoga zatumye bibagirwa ko bafite umuryango. Hanyuma ibibazo bikabagwirirana, ugasanga n'abana ku ishuri barabura minervare, n'abana baratsindwa mu ishuri kubera ibibazo n'amakimbirane abari mu rugo yatewe n'iki, n'inzoga. Ubwo muraza kubonamo imiryango ibiri, umuryango umwe ni umuryango nyine utita ku bana, unywa inzoga, umupapa wo mu muryango akabasinda, ntahahira abana, ntabagaburire, ntagire gute, ariko noneho ibibazo bikarenga abana, bikarenga umuryango, bikarenga umumama wo muri urwo rugo, akajya buri uko abigenza kubera ko umugabo we nyine yishinze inzoga agasinda. Hanyuma undi muryango wo muraza kubonamo neza ukuntu muraza kubona neza uburyo uwo muryango wo wita ku uwo mupapa we muri urwo rugo yita ku muryango we, akawitaho, akawugirira neza, akawitaho, akawufasha, akawurema neza ku buryo umuryango umeze neza, abana bakwiga, abana ntibagire ikibazo, kandi nanone bitamubujije kuba n'ako gacupa aramutse agashoboye yagasoma, ariko ntibitume atita ku muryango we. Byose rero muragiye kubikurikirana muri aka gasketch k'aba bana, amplis n'akabana
mbisubiremo, ni akabebe kari mu cyongereza, ariko murajya kumvamo nyine muraza kumvamo ijwi ryanjye ndi kugenda mbinterpretera mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda nyine batumva icyongereza babyumve. Ariko turifuza ko n'abanyamahanga bari mu Bufaransa, bari mu Bwongereza, bari muri Amerika, muri Canada, abari muri Australia, bose bumva icyongereza, abashinwa n'abahinde bumva icyongereza. mukurikire aka kantu, aka gasketch k'aba bana, ubundi muze mumfashe tubatera inkunga aba bana kugira ngo tuzamure impano yabo. Karibu rero kugira ngo mwumve aka gasketch k'aba bana. Yego, nk'uko muri kubibona rero, abo ni abakinnyi bagiye kudukinira ka sketch nababwiye, ni abakinnyi bagiye kudukinira ka sketch nababwiye. Murabonamo inkumi zimeze neza, murabonamo harimo abarimu, harimo buriya muraza kubonamo n'abadirecteri, muraza kubonamo n'abanyeshuri buriya barimo muri bariya bana bose muri kureba. Ibintu bimeze neza, wowe ukurikire gusa urebe neza ibintu bagiye kudukinira. Hari imbere y'imbaga y'ababyeyi bose baje gukora graduation, rwari mu muhango wo gusoza icyiciro cy'incuke muri Golden River Academy. Hano nk'uko muri kubibona, uriya ni umugabo ugiye mu kabari, ageze mu kabari yahuye n'umukobwa wo mu kabari, amusaba inzoga yo kunywa, umukobwa arayimuhaye. Umukobwa ukora mu kabari amuhaye serivisi amusabaga yo kumuha icupa ry'inzoga. Amaze kurimuha umutipe, murabibona ko aricara abanza agasome kamunyere ku mutima, kamunyere ku nyota. Hanyuma nyine bari baganira bacatinga gatoya, bibere mu kabari barimo baranywa. Nuko yamaze kugasoma rero, kamaze kumugera ku bwonko, yihagurukiye arigendera, ashaka kugenda atamwishyuye. Ariko umukobwa wo mu kabari bari muri maso agerageza nyine kumwirukankaho kugira ngo amufashe. Murabibona ko hariya rwose inzoga yari imaze kumugera mu mutwe, ariko ari kugenda agwirirana, ataha yerekera mu rugo rwiwe. Mu rugo rwe niho ari kwerekera, ariko nyine ari kugenda yandika 8 mu nzira. Ageze mu rugo abona umwana arahutaza, umwana wiwe w'umukobwa aramuhutaza. Aragenda, cyakora nyine abamama n'abana beza bamuhaye, aremera nyine amuhakari, baricara amubaza, arimo aramubaza rwose byagenze bite, amusaba ibiryo byo kurya. Amaze kumusaba ibiryo byo kurya, naravuga ati se wigeze uhaha, wowe wigeze uhaha? Umugabo gusa udafite icyo amaze gusa mu rugo. Iramuga ati umugabo udafite icyo umaze mu rugo gusa. Ariko tugaruka rero mu ishuri. Iri shuri rero muri kubona, uyu ni umwarimu nyine uri imbere y'abanyeshuri. Ariko no mu iri shuri rero harimo umwana wa mugabo usinda wabaswe n'inzoga. Kandi murabona ko ibyo abandi bana bari gukora, wa mwana ufite ababyeyi babaswe n'inzoga bo ntabwo ari kureagisa, nta reaction afite, nta kintu ari gukora, nta mukoro yigeze akora. Yabasabye umukoro, we nyine amera nk'umuntu nyine byacanze, arivumbura ajya ku ruhande. Ageze ku ruhande nyine mwarimu amusangayo, buriya abarimu n'abana beza, amusanga ajya kumubaza icyo yabaye.
arangiza amubwira ko mu rugo nta kurya, mu rugo ni amakimbirane gusa, igihari ni amatiku gusa, ntabwo yabona umwanya wo gukora umukoro nk'uko mubibona. Ntabwo yabona umwanya wo gukora umukoro. Ahamagara n'umuvandimwe we aravuga ati kuri wacu ni amakimbirane gusa, ni intambara. Ariko umwarimu we ntiyabireka gutyo, aragenda nyine atumiza hano nyine wa mwana yari arimo, uyu mwarimu nyine yarimo araganira n'aba bana bo mwa wa muryango. Noneho batumiza ababyeyi babo bageze kuri gate bahasanga umugadeni, umuntu ushinzwe kubinjiza, umupolisi. Buri ibigo byose biba bifite umupolisi, umuntu ushinzwe umutekano w'ikigo. Ahageze arabaza ati mwebwe muri bande? Baramwisobanurira bamubwira ati turi ababyeyi b'abana b'umwana witwa ari amazina nyine bavuze. Hanyuma arangije abahereza nyine uburenganzira, barinjira mu kigo bajya kuvugana na mwarimu. Bageze mu kigo mwarimu arababaza ati ese bimeze bite ko mudafasha umwana ngo yige? Kuki mwabaswe n'inzoga? Kuki muhorana mu makimbirane? Ko bigira ingaruka ku bana? Ibintu nk'ibyo ngibyo birangira rero ababyeyi rero barisobanura nyine, ariko bya nyirarureshwa bidafite gahunda. Bya nyirarureshwa ariko biri aho ngaho bidafite gahunda. Umugabo ari kuvuga ati ngewe ntabwo njya nywa inzoga ngewe. Umwarimu aramubaza ati si uwo muhumuro mba ndi kumva ni umuhumuro bwoko ki? Yego. Aramubwira ati reka turi kumva ibyo kumva ni agahumuro ka parufe, nta muhumuro w'inzoga ngewe mfite. Ariko mu by'ukuri yari asinze rwose, inzoga zamuhumuragaho bikabije. Ariko bagerageza kubiganiraho nyine n'abarimu n'umuryango w'abana. Noneho babyeyi mujye mufasha abana umukoro mu rugo, babyeyi mujye mufasha, mujye mugerageza mufashe abana banyu, mubashakira iby'ingenzi mubasha kubona, kuko abana nabo ntabwo bazaba nigiraho umuhogo utari. Ariko nimubaba hafi mu myigire yabo, abana bazagira ubumenyi. Ntimukajye muhora mubaswe n'inzoga igihe cyose ngo mwumve ko inzoga arizo mwashyira imbere, gusinda aribyo mwashyira imbere, amakimbirane ariyo mwashyira imbere, kuko byangiza abana. Murabona kuriya n'umupolisi bahamagaye ngo aze afate aba babyeyi abajyane kubafunga, ariko ababyeyi nyine bagerageza kumva nyine ko ibintu bikomeye, bahitamo nyine guhindura uburyo bagiye kubana mu muryango wabo, uburyo bagiye kwiyita ku ntuza ku muryango. Yego, nk'uko muri kubibona hariya nyine umupolisi nyine yari arimo arababwira, umupolisi wo ku kigo yarimo arababwira ko yabahamagariza inzego z'ubuyobozi zikaza zikagera aho ngaho, noneho zikabatwara zikajya kubabaza inshingano zabo batashyize mu bikorwa. Urabona ko uriya mupolisi yagiye kumviriza uriya mugabo, yumva ebana nuko inzoga gusa, inzoga wagira ngo bamutabye nk'umuvure, wagira ngo bamwinitse umuvure. Hanyuma arababeshya ngo ni agaparufe, ngo agahumuro bari kumva ni akaparufe. Ariko burya nyine nabo babaye ababyeyi bumva, baragenda bajya mu muryango. Yego. Tugeze rero ku wundi muryango wo ni umutipe rwose we baba yibereye aho ngaho yiturije, nta bibazo byinshi rwose, yinanura. Ni umutipe rwose uzi wikundira umuryango we, ni umukire wakize, aba yibereye mu rugo rwiwe yiryamiye yigaramiye, ari gufata akayaga rwose.
arangije maze gufata akayaga yihurira n'umukobwa yamutera imitoma, umudamu we bose yikundira n'abana be. Murabona ko umuryango umeze neza, iwe n'umuryango rwose umeze neza, ni umuryango umeze neza, nta kibazo ufite, ni umuryango umeze neza. Urabona ko n'umutipe ni umupatoro, yambaye ikoti rwose rimeze neza, ni umupatoro umeze neza, we afata neza umuryango, nta kibazo. Kandi niyo ako gacupa we yagafata ariko aribasha kwikontorora, ibintu bikagenda neza. Nuko rero nyine batangira kumubwira ibibazo, yarageze mu rugo batangira kumubwira ibibazo byo mu rugo, akavuga ati mwe bana banjye nimugire ikibazo, ibyo ngibyo birakemuka, ko nta kabazo toto, ko nta kabazo toto rwose karakemuka, ko ngako ndagakemura. Umugore nyine yari ari kubwira umugabo ibibazo biri mu rugo, ariko aramubwira ati ibyo ntimugire impungenge, icyo ngicyo Yesu yari yishyuye birakemuka. Nuko we yita ku muryango we neza. Umusore we urabona ko yita ku muryango, uyu mugabo we murabona ko yita ku muryango we neza. Abana baraza bahamagara abana mu rugo, baricara kugira ngo bagirane ikiganiro. Umwana nyine akavuga ikibazo cyiwe afite mu rugo, umupapa nawe akamubwira ati ntugire impungenge, ibyo ngibyo ejo mu gitondo ndabikemura. Yamubwira ibijyanye n'amakayi n'ibikoresho by'ishuri. Yego, ibikoresho by'ishuri rero aramubwira ati we ntugire impungenge, ibyo ngibyo ndabikemura. Umwana arishima, ahobera papa we. N'undi nawe afata umwanya avuga ibibazo bye. Nabakangurira rero babyeyi kuzajya mugira umwanya mukaganira n'abana, mukabaganiriza, mukaganira nk'umuryango, mukavuga ibibazo. Ikibazo nawe yaragikemuye, umwana nawe arishima, hano rwose baranezerwa, birabanyura. Ubundi ikindi, ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel, ntiwibagirwe gukora like kuri iyi channel, ntiwibagirwe gukora gutanga commentaire y'ukuntu uzaba wagize gute wabonye ibi bintu. Ni ukuvuga ngo commentaire muzigire nyinshi, like muzigire nyinshi, noneho subscribe mwirundeho, aka gacano kacu kazamuke. Ubu nyine ni show, ngiye kujya mbashyiraho utuntu nyine tuzajya tubasetsa, tuzajya tubashimisha. Izi mpano z'abana mugiye kujya mureba ukuntu abana nyine nabo bashobora gukura, urumva bafite impano, ku buryo ebana bizabishimishije umutima wawe, bizabishimishije binejeje kabisa. Karibu rero.